Uno munsi ngiye kwereka uburyo wafata amafoto ukayakoramo video mu buryo bworoshye cyane. Usabwa no kubana nanjye muri video kugeza ku musozo. Abantu benshi bajya bibaza uburyo bafata amafoto yabo bakayakoramo video bikabacanga. Nanga muri comment hari umuntu wambajije ngo ni gute wakora video ukoresheje amafoto. So rero muri video ngiye kugusubiza wambaje ndetse n'abandi bantu bafite ikindi kibazo namwe mu kibonereho igisubizo cyacyo. Turafata amafoto twifashishe dukoremo video twifashisha application ya InShoot ndetse na CapCut. Izi ni application ebyiri turi gufashe ariko video ebyiri nazo zitandukanye. Video ya mbere turikorera muri InShoot mu buryo bworoshye mbikwigishe, no muri CapCut nakunda kwigisha uburyo naho wakoramo indi video kandi zitandukanye. Nkifashisha amafoto yawe gusa. N'ubuntu ntacyo bigusaba for free. Cyo sabwa no kuri video kujya ku musozo. So nimba uri mushyashya ngaha kana subscribe. Nizere ko amaje ukana subscribe. So ikintu kigiye gukora cyane tugiye kuhera kuri video ya InShoot. Tugora kuri InShoot application InShoot ari tugifashisha. Nimba utayifite urajya Play Store. So utayifite urajya Play Store. Ayisearchishe fungura internet. Okay, nujya Play Store andikamo InShoot. Gutya basacinga application InShoot imeze gutya, uyestaremo ngiye babona ko yestaremo, numara ko yestaramo urakanda open. Okay, nanjye kanyijeho urakanda open yinjiremo, ite ukora hanga kuri video kirikeho. So urabona ucyakirika barahita tujyana muri video ndetse n'amafoto, urahita ureba hagana hejuru ahantu hari foto ari ukandaho, numara ukanda ku mafoto uhitemo maze amafoto ushaka. So ngiye kamitemo amafoto ngiye gukoramo video, nawe urahitamo amafoto ushaka gukoramo video. So kamitemo urahitamo amafoto arenze imwe, kamitemo amafoto 5. So tumara kujya muri application tumaje guhitamo amafoto, hano ko amafoto twayisemo, hano ko amafoto agiye atandukanye, isimo amafoto 5 atandukanye. So nawe urahitamo wari ushaka. Okay, ahangaha iyo tugeze ahangaha is option turi kubona ahangaha, urabona ko amafoto arangaha turi kuyabona. Noneho ikintu tugiye gukora cyambe kujya tubanze tuyishyiremo mu buryo dushaka kuyishyira. Urakanda ahangaha kuri Canva ndizeye kuri kwabona, ushyiremo ese urashaka ko video iraza ari mu buryo bwa YouTube shoot cyangwa se TikTok ndetse na YouTube long video, urahitamo uburyo ushakamo. So nimba ari muri YouTube shoot kugira ngo amafoto azayuzuyemo ukora kuri kano kantu inshuro imwe gusa, maze ukande ukavi wemeze. So urana ko no kuyindi ari kubikora ko kuri yose no kwagenda ubikora kugira ngo aze yuzuyemo. Okay, cyangwa aze yuzuyemo byo byiza. Okay, ariko none amafoto ari kuza yuzuyemo. None ikindi kintu tugiye gukora uburyo aya mafoto yagabanya na kuntu ari bwiki ari kwikina gutya, no kubirasaba umwanya munini kugira ngo yihinduranye. Uburyo turayagabanyamo tukajya magufiya. Urakora ku ifoto imwe, numara kuyikoraho ukore kuri kano kamakwereke neza. Ahangaha ifoto wayikozeho maze ugakurure. Okay, mugutya ugabanya. Korana ko tukagabanyije no ko yakabete bikore ko. Okay, anako ifoto ya mbere tuyigabanyije ni ya kabiri. So yose ka tuyagabanye rero, ko yose ka tubikore ko tuyagabanye. Okay, nindi ya nyuma nayo tuyagabanye yose. Okay, yose na tuyagabanyije kuntu bimeze. None ngiye kwereka uburyo turashyamo uburyo kugira ngo azameze neza. So urabona ahangaha kuri kano kaboro ugiye ugakoraho, numara ugakoraho ahangaha ikintu tugiye kuri ahangaha muri option ni uburyo ifoto izaza yizana. Mu rugero kwanze nkangaha urabona uburyo indi imirangira hajyamo indi uburyo yijyanamo edit. Okay, so uri kubibona nawe urahitamo uburyo ubishakamo. Izi option zose wazikoresha ku buntu. Utungutu ibindi kukwereka buntu buryo iyi irishyurwa. Iyo ubona yose ukanzeho bakwereka ngo ihani hariho Paul InShoot Paul, iyi bisaba ko yishyurwa, iyo ntabwo wayikoresha. So urakanda ku yindi zitishyurwa muri
muri kano gapande kamanuka amakwereke neza ahangaha zino zigiye zimanuka hasi ni for free, ndetse n'izindi wagenda uhitamo ibishaka. So uragenda uhitamo uko ubishaka, wenda nk'iyi kamitamo nirangira ko indi irahita ijyamo imeze gutya, nkande ukavi no ku yindi foto mbikore ko nayo mwandeho. Nizere ko guys iyi video ndi kuyikora kugira ngo usobanukirwe, nizere ko uri kubibona uburyo bikorwa, nawe ugahitamo no akandi kantu ushaka uburyo indi foto irahita ijyamo, ukavi no kuri yindi ukabikora ko ugahitamo mu bundi buryo. Okay, sawa. Noneho gatubanze dukine uburyo tubikoze moto y'ukuntu bimeze. Okay, okay, sawa. Urabona gutyo bimeze neza cyane, ukabona ukuntu bimeze, irangiye indi yijyanamo. Okay, gutyo ni sawa. So rero ndaza kwerekana uburyo turaza gukuraho iyi logo ya InShot, ndaza kwereka uburyo turayikuraho. So ahangaha ikindi kintu urabona gutyo tubikoze ni sawa, nawe urabikora uburyo ubishakamo. Nzi ni option nyinshi cyane wakoresha. None ngiye kwerekana n'ubundi buryo wakoreshamo effect. Uraza ukanza hanga kuri effect cyangwa se kuri effect, no hakandaho kongera ukaza ugakanda kuri hanga kuri effect. Okay, wakandeho. None ubu ni uburyo nabwo bwa effect bugiye bugiye butandukanye, nabwo waza kubwifashishamo mu buryo bwo kugira ngo amafoto ushaka uburyo yakeshamo. Nakubwiye ngo iyo uza ukanda ukabona yanditseho InShot Pro umenye ko yishyurwa, ntabwo wayikoresha. Genda uhitamo gutya gake gake ucuruza umurebamo. So noneho katureno ku zindi effect wakoresha, ndukwereka izo waza kwifashishamo igihe uze kuza kubikora. So nanga ushaka kuza kana kuri all effect, naho ni muri bura buryo ugahitamo uburyo ubishakamo. Izi urabona ko ari ubuntu uburyo yaza kuza kubimeze. So ngiza kuri kubibona ukaza gucuzingamo uburyo ubishakamo. Ni ubuntu effect nayo ni ubuntu gutya, ukaza kuhitamo uburyo ubishakamo. So rero katurebe ubundi buryo, ubu buryo urabona. Okay, none ngiye kwerekana uburyo waza gushyamo akaziki. Okay, uburyo washyamo akaziki urakanda ahangaha ko handitse audio. Okay, urakirikaho kande music. Ahangaha ni mu gihe tugiye kureba music dufite, cyangwa se ahangaha kuri effect wagiye gufata kuri music ziri kuri iyi application InShot, ariko ubwo ntabwo aba neza cyane. Twebwe tugiye gukoresha music dufite, cyangwa se ushaka kuri recording ushyiramo nk'amajwi, kwanda kuri record ukaturi recordinga. Okay, none twebwe tugiye kwanda kuri music, dukoreshe music dufite. Okay, ahangaha ukimara kwanda kuri music urakanda kuri my music. Ubwo uraba ugiye gukoresha umuziki cyangwa se akaririmbo ufite muri telefone yawe. Okay, ushaka gukoresha effect kuri music ziri kuri iyi application wakananga kuri effect, ariko nushaka gukoresha music ufite urakanda kuri my music. Nanjye kangana kuri my music, urana niho nakanze bahita banjyana muri music mfite. So ahangaha nahita music nshaka, nawe urahita iyo ushaka, ariko njyewe impamvu nta music misemo. So okay, gashaka impamvu nta music misemo ko izi music zose mfite nyikoresheje ni indirimbo z'abandi bahita bama copyright, uri kubibona nawe. Okay, nakazi kimfitemo na gato katafite copyright, ibi nta nimwe nakoreshamo. So rero njye nta music ngiye gukoreshamo. Okay, noneho uburyo turakuraho iyi logo ya InShot kambikwereke. Urakanda kuri kano kaboro kano kameze nk'agasaraba, uragakoraho ukande kuri ahangaha handitse free remove. Kurindira gatoya, iyo amaje kwamamaza bita biva. Murabona ko iya logo ya InShot yavuyeho. Akavideo kacu kuntu gafite iza kuri kwabona neza, akavideo kacu iza kuri ko kabona twakoze mu mafoto. Ahangaha none iyo umaze yishyizemo umuziki ibintu bigenda neza cyane. So none iyo ushaka kwandika n'amagambo ukanda handitse text, ahangaha ukaba wakwandikamo amagambo runaka ushaka, ukanda kuri text nanone
ukandikamo wenda amagambo ushaka, so wenda ngiye kanandikemo nka gutya, kora like na share. Wowe wandikamo ibyo ushaka, ngende kukwereka uburyo wabikora. Okay, wabikora uko ushaka. Okay, nusoza kandi uviva hano kuri bijyemo, ukande kuri iri zina wanditseho cyangwa se amagambo wanditseho yakoreho, ukande ugumisheho maze ukurure ujya ugarura higa kujya aho video itangiriye, wongeye ukande uburinganize kure kuri kama kwereke neza. Urakora aha ngaha isa nkaho irangiriye, maze ukurure kujya biringaniye na video yawe ubyo ushakamo. Noneho uraza kumanura aho ushaka, ushyire mu gushakamo cyangwa se ugabanye gutya, bwo bworoshye cyane. Singiye kambikoremo gutya, sawa? Akiyana ko ibintu bimeze neza cyane. Hano iyindi option ngiye kwereka, kamanza nkwereka uburyo wayisavingamo. Okay, kuyisavinga urahita ukanda aha ngaha hejuru handitse export, aha hejuru ahita wakandaho, video yawe ibe igiye muri phone. Nimara kwirodinga ahita ijya muri phone yawe. Indi igiye kukwereka ikurikiraho uburyo waza gukoramo video yawe ukoresheje amafoto. Tugiye gukoresha application ya CapCut, ukoresha effect. So jya kuri application ya CapCut, nimba nawe ifite murajya Play Store idunadinge ni gutya CapCut, kambikwereke neza. CapCut, sorry gato, CapCut uyisavingemo niyo yingiyi. Sorry gato, ni application savingamo. Okay, numara kuyisavingamo kandi open, nanjye kanyigeho gifitemo, kandi open ahita wakuzana ahantu hameze gutyo nyuma kuyisavingamo. So ikintu ugiye gukora, ngiye kwereka uburyo turaza gukoresha effect dukoramo amavideo buryo bumeze neza cyane. Sorry gato, uraza urakanda aha ngaha handitse template, aha ngaha wakirike bahita tujyana mu tuvideo gutya, ujya hejuru muri search wandikemo photo video, photo video, usearching. So ukimara gusearching bahita bakuzana ama video cyangwa se amafoto ari muri edit. Noneho nawe ushaka kubikoramo muri ubwo buryo video yawe kazimeze mu gutyo, urahitamo video ushaka gukoresha ukirikeho. So urabona gutya bimeze. Izi effect nizo natwe buryo ndushyamo amafoto ni kubera ziba bimeze. Iyi video nshaka kuyikoresha natwe kugira ngo amafoto yacu aze ameze nk'iyi video, turakandanga kuri use template, turakirikaho. Nitumara kwakirika bahita tujyana muri video zacu. Noneho twe dukirike hejuru kuri foto, ku mafoto ariho dukirikaho kugira dukoresha amafoto. Noneho duhitemo amafoto turakoresha. Okay, mafoto nyayisemo. Numara kwahitamo rero twanda ngaha kuri next. Numara kwanda next, urinda loading gato. Sako ufite internet yawe gusa, nta kindi bigusaba, internet yawe yonyine ibihagije. Urabona ko natwe video yacu ari kwijimeze kuriya neza, ndiza ko nawe uri kubyibonera. Ni gutyo natwe isi zimeze, nawe nuko uraza kubikora. So rero ikintu nakubwira ngo ujye making sure yuko uyu muziki urimo utaraza gukoresha copyright. Ahantu rawuhindura ngaha kuri audio urakirikaho. So urabona umuziki baduhaye uturutse kuri, dore umuziki baduhaye n'uyu nguyu, sibyo? Ariko hari igihe ufite copyright, ujye making sure ko nta copyright ufite, cyangwa se niba utawizeye ukoreshe muziki wawe wifite wizeye. Ubwo iyi muziki cyangwa se izi ndirimbo hari igihe ziba zifite copyright, cyangwa ziba zitafite copyright. Rero ubwo nawe nakwizeye nuko wahita ukora video ukoresheje izi ndirimbo, wite uyauploadinga utabanje gucekinga neza. Ushobora gukoresha copyright cyangwa se ntigwe copyright. So anga ujye making sure ukoreshe imiziki yawe wizeye neza, cyangwa se nushaka gukoresha n'izi muziki ujye ubanza mbere yuko video ishya public kuri YouTube cyangwa se izindi mbuga zawe, ukibanza urebe neza nimba nta copyright ifite. Nimba utari wamenya uburyo uploadinga video kuri YouTube
ukabimenya neza nimba iyo video yafite ikibazo, umbwira muri comment ndakwereka uburyo wabimenya. Ukaprodinga video kuri YouTube, mbere uko video igera kuri YouTube ukabanza ukareba ese video yanjye ifite ikibazo, video yanjye na copyright na strike ifite iramera neza, ukayibona mbere uko video igeza kuri YouTube. Nimba ukeneye kubimenya umbwire muri comment mukore video ibikwigisha. So rero nanga ugomba kwitonda. None video yacu dusoza urakanda nka kuri aha hejuru export, nimara kwakanda video yahita yisavinga muri phone. So turakirika barabanza bamazemo. Nizire ko iyi video igufashije cyane. Nimba igufashije kurashare isangize inshuti zawe ubona zibikeneye kumenya uburyo wakoramo video ukoresha amafoto, kandi nawe nimba ubona kuko bigufashije kanda subscribe, kanda like, usige na comment. Mbwira ikibazo nazagufasha mu mwigisha cyangwa se mufasha gusobanukirwa muri comment.